Buy original quality tiles from Millennium Ceramic Rwanda Limited. Twongeye twabazaniye ibintu byiza byose byo mukeneye tuzabibazanira. Tubazaniye amakaro meza, ubwoko bwose mushaka, amatoilette, umukara cyangwa umweru, amakaro y'ubwoko bwose muri salon, muri douche, amakaro yo mu bikoni, amaravabo meza afite utubati n'ayandi meza asanzwe ariko atamenyerewe hano mu Rwanda mashyashya, namwe murimo murayabona y'amabara agiye atandukanye. Ni muri Millennium hariya i Remera kwa Rwahamu umanutse ujya i Remera muri gare, ibumoso bwawe ubona inzu yanditseho Millennium. Naho ngaho rwose batanga keya nziza cyane, bakaguhereza icyo ushaka cyangwa ukanatanga komande mu gihe byashize muri stoke bakabikuzanira. Ako rwose ni byiza kandi bakira abantu neza, nta kintu wabura. Amatoilette agezweho muzayabona meza cyane. Guys, niba mukeneye intebe nziza za salon, amameza meza akoranye ibibaho byiza cyane, wagana M Classic Furniture bakagukorera ibintu byiza uko bishaka, design ushaka yose, ibitanda uko ugishaka, amameza akoranye ibibaho bikomeye kandi byiza bigezweho, apana ibyo wari usanzwe uzi. Guys, M Classic Furniture barabikora pe, babakorera intebe nziza, intebe za salamanje, amameza ya salamanje, stand ya TV. Nizere ko murimo murabibona, ariko nanone ufite design yawe ushaka arayigukorera. Ibyumba by'abana, amaberiso byose arabikora. Mugane M Classic Furniture. Hello guys, friends and family, Deissy family forever and ever, amen. Guys, kababwire uyu munsi ngiye kurakaza Papa Molly ashyuha umutwe, urumva mumbabarire ntabwo twari tubiherutse bino bintu he. Ndashaka kumurakaza nkareba uburyo amera. Ntabwo twari duherutse gukorogoshorana. Ndabizi nawe mwari mubikumbuye utuntu tw'uduprank kandi mwari mudukumbuye. Guys, hano hanze hameze nabi, imvura mbega ikirere. Rero Papa Molly afite kujya Musanze, agiye kudepoza igitabo cyo muri library n'ibindi bintu ashaka kuzana, ariko ndashaka kumubuza kugenda. Icya mbere cy'imvura igiye kugwa, ikirere ni kibi cyane. Icya kabiri ngiye kumubuza kugenda, mwe gusa mwaza kubyibonera. Ikibazo nuko atari kuza, yatinze kandi kumva amagambo yashize yo kuvuga, arimo aritegura. Guys, mubimfashemo tumurakaze. Abantu mwahoraga mubwira ngo Papa Molly yaragowe, ngo urumurakaza namurakaza. Ahubwo mba ndi kumukora utuntu tworoshye, mba namugiriye impuhwe kugira ngo atababara, ko nanjye nanga kumubona ababaye. Ariko hari igihe nzafunga umwuka nkamubabaza, akababara byaseriye koko, akababara. Kuko nabonye ko abantu ikintu, nubwo muba muvuga ngo Papa Molly ndamubabaza, nubwo muba muvuga ngo nitinde kumubabaza, ariko ndabizi imvura iraguye. Kafate telefone gutya, nubwo muvuga ndamubaza ko ndabizi ko namwe ari byo mukunda. Iyo umuntu yakomye mugenzi we byahatari murabikunda, simba mbabona se mu comment. Umubona abandi nabo bagashishikara bakaza bakambwira utuntu two kumuka. Cyokoze abantu mwambwiye utuntu two kumukorera kera, abantu mwabimbwiye tugahita duhagarara gukora. Ndashaka kuzadukora, ndashaka kuzasuramo nkongera nkabisoma fresh. Abantu banyandikiye kuri Instagram nkabangaye bakambwira utuntu two gukoma Papa Molly, urumva. Ndashaka kuzasurayo nkareba nkadukora, kumva ndimo ndi gusha. Mfite ubugome bwinshi mu mutima wanjye, ariko Imana imbabarire. Sekataje kuza tuvuga kugeza ryari. Mujye mukomeza munyandikire mu mudu prank. Papa Molly njya mbona agira ubwoba bwo kunkorera prank. Hari n'igihe kandeke ko bivuga ko ngiye nzajya mbimukorera. Cy'ingenzi nuko ngenda muri imvura. Sihise Rahise cyangwa iraguye? Irahise maze iba itaranagwaga irahise. wenyine reka ngende itaragwa. Yatangiye kumanuka, noneho reba ukuntu ikirere gisa. Si ubwumva ntabwo yerekeza n'ukuntu hano hanasa.
be ntabwo nakwemera kugenda bimeze gutyo. Sha merekeza ngende. Ntabwo nakwemera kugenda bimeze gutyo. Uratuma mbura imodoka. Nuzi ukuntu imodoka zabo. Ntabwo byashoboka rero. Ntabwo rero ko ukuntu hanze hasi. Hanze sare. Ako be ntabwo bishoboka. Ngwino merekeza. Ntabwo bishoboka rero. Sana n'ubunseze. Ntabwo uri bugende. Berike. Ngiye gukora ikiganiro ntabwo ndi bwerekeze icyo ni icyambere. Icya kabiri. Imvura igiye kugwa ahubwo genda ukuremo imyenda uryame. Oya. Ngomba kugenda. Nese uyobewe. Ese ushaka ngo dupfe ubusa aya masaha koko be? Nese twapfa. Nese ugenda muri iyi mvura? Nese ubwo urwaye? Rewe. Urwaye urumva nazibandwa nerekeza. Ahubwo funga aho hantu ufunga be please. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ahantu uri bujye. Nta hantu uri bujye. Ngiye nari ndimo ndapanga ikiganiro ngiye gukora. Uhaye kuri kumbabaza. Okay. Kumfata nkaho ntabwo uri bugenda. Oya. Ibintu merekeza imbere. Ngomba kugenda nkabikemura vuba nkagaruka. Ibintu merekeza. Uragaruka ukora ikiganiro. Ikibazo rero ntabwo uba ushaka ngo twumvikane. Azi igitutu. Hanyuma njyewe niba wowe wiyemeje kugenda muri iyo mvura. Njyewe ubu iyi mbeho n'iyi mvura reba kuntu. Shampoo. Asabe wahise ari kumbabaza. Nukuri ntabwo ugenda. Babarure ukuntu hano hanze hasi. Okay, ntabwo ushaka kumerekeza. Kugenda ko ndagenda. Sabe kubera icyo ushaka ngo dupfuze. Igitabo nkanagaruka vuba. Cyeka nimba udashaka ko deadline ifata. Ushaka ifata. Ese umunsi uzabyuka kare ugende mu gitondo. Deadline si kwa kane. Reka ngende imvura itaragwa ubu nageze kugeza. Sibyo. Ako mbe waretse tukumvikana ko nta kigoye kirimo hano. Ngansezerana. Wanze no kunsezerana. Azabe kubera iki ushaka ngo tugorane mu bintu byose. None se imvura kitaragwa waje ukamurekera nk'ibyo. Neza ubwo uteye intambwe ebyiri gate. Barore ukuntu hano hanze hasi. Twebwe tuba tuzi ibintu by'ikirere nta gipimanyije fresh ntabwo imvura iri. Rero ntabwo uri bugende. Nugenda ubizi neza ko ntuwigora unamvugisha rwose. Rewe none ni ntabwo. Oya genda ariko umenye ko ndakuvugisha. Be winsakurisha mbabarira nugenda ugenda ugiye. Yesu we. Shangwe n'umerekeza. Asabe uyu muntu yakubwira ibintu. Ngwino umerekeze wowe usigara ukora ikiganiro imvura itaragwa. Icyo muracyo rero. Ntabwo ushaka ngo dukore ibintu neza mu mahoro. Urashaka ngo dupfuze. Dupfiki se twapfiki. Shangwe. Deka njyewe inkoraho. Mana yanjye be waretse. Shangwe. Asabe akusi ngende seriye ntabwo uri bugenda no. Ngende. Wagiye se niba ubishaka kugenda. Ngende. Genda. Washuka merekeza kuri. Abo kare uri gutuma imvura yuko ari naragenda. Genda niba ushaka kugenda. Ubundi sura akariwe n'icyo ngomba. Urakashwe n'iki? Ndeka se wagire namiki. Kwa mana wa. Umva ngo ni genda. Wamerekeje. Genda bebe guherekeza saa 10. Wamerekeje. Genda nyine ujyane na bebe. Njayeze uko ari wowe uri bumperekeze. Andekura ariko. Shangwe no tugiye. Bebe singuriya ugenda cyangwa gusa. Neze ndajyana na bebe arangiye aho ngiye ni hagiye. Wanditse wa mama ngiye ngo nshaka kugenda. Nta nubwo uri bugende niba wiyemeje kugenda ngiyewe nyine ubwo nta gahunda mfitanye nawe. Asebe niteguye turi kundeba. None se ni witeguye ariko hakiri izuba. None reba ukuntu hano hanze hasi. Bebe aragiye nawe ushaka kugenda mu kigo hano mu nzu njyenyine sinzi igihe ari butahire.
nunzura bikira shanga n'imperekeza none se izi nkweto wazihanaguye uko nari bugende ngahumva kuba musosi nese ubu simba nageze dore na bebe ahubwo reka ndeke atari bugaruke shanga asebe uri kunyana he muri iyi mvura bye basi ubwo nzagaruka ese kuki uba udashaka ngo twumvikane ku kintu kimwe kigira inzira ubu ntabwo wabyuka mu gitondo cya kare saa 12 ukajya Musanze ntabwo saa 2 izajya dore bebe aragarutse nzagaruka do nyine wagenda ejo mu gitondo kare ukabyirukankamo ukarara utahe hari icyo bitwaye oya ndashaka ngiye kugenda ahubwo nkabizindukiramo nkabikora natahanye kuko ntazi igihe bifata ngomba kuzinduka basi reka imvura ihite imvura ko yari nako ntabwo uri bunsiga hano uraza kuzinduka mu gitondo cya kare ugende n'ubundi byose ni kimwe asebe njyewe inkura niba udashaka niba udashaka gusigara ntabwo ndi bujyane nawe ase wandekuye uri kumbabaza ariko ndeku mbese nabwiye ko mu rubavu ari kurya waretse kuntera stress shava muri ayo ngayo mbere akube kwanza niba ushaka kugenda genda niba uri busigare nanjye usigare njyewe reka nikorere ikiganiro okay ntacyo gukunza ibiganiro kurusha kumperekeza sawa kamigende karekirize kamera nikorere nyine ubwo ngiye ireka nkubwire nta kintu mvugana nawe niba ugiye ntumamagare ntutegereze ko ndi kubaza ko wagezeyo yego ngenda guhamagara ntumamagare ko ntabwo ndi bukwitabe kubera utari bunyitabe kuki utari bunyitabe pe kaniyakirize kamera nikorere isigaye ntunamvangira ahubwo ngiye gukora niba ugenda ugenda okay ubwo niba ushaka ko muri ikiganiro mwagishyiramo ndakikora nese ukagenda mucane kumvangira nese wowe uri mu kiganiro cyane mwagenda ucane nyine kwanze ko nigendera bengwino oya ntabwo uri bugenderega shaye kagenda usigara ukora ngwino mubwire nyine basi ngwino mubibwire kagenda usigara ukora ibiganiro byawe ubwo nyine ugisemo ibiganiro kurusha kuba wamerekeza ngo umbwire ngo urugendo rwiza aha cyangwa umucanire kamera yorere ntabwo nagusabye ese urakajwe n'iki Yesu bari ese uri kunesha umutwe udashaka kumva ibyo ndi kukubwira okay ngaho ese iyi imvura iragendamo ujye he Messi zana nyine nkwereke reka ngukurema reba imvura tumwe ako ntabwo ari njyewe uyiryoshye ntabwo ari wowe ntabwo n'ubundi iyo mureka ukagenda ari kugufatira ntabwo nari mu nzu gufata amafuka n'ubundi ari kumwagirira kuri moto urabona ndi bugire Musanze igihe ibyo bizi se ese ubu ntabwo wagenda mu gitondo oya ese nibyo wugushije imvura nanjye ko nagowe niwe wantindije
ubitse za simba nagiye Yesu ikiganiro cyawe gikora imvura iri kugwa yewe nawe ndafata telefone mvuga cyane ese kuraka ubarenge nari ndabakwiye kurakara umujije kugenda imvura iraguhe none urarakaye narumiwe aho usubira he ngaho genda noneho ndakurekuye ahubwo nk'icyayi rw'icyayi mbese isoko y'imvura igwa mbese ngenda icyayi utakimara noneho ubu ndakurekuye it was a prank iki ni prank be niki ikigira ibyo ngibyo kamera iraca oya nta byadanje rega yesu we nta byadanje Mbabarira. wizimya reka